Ingeso ugomba kwirinda ukiri muto. Niba witegereza urubyiruko rw'iyi minsi ubona ko rufite imbaraga n'inzozi nyinshi zo kugera kure, ariko nanone usanga hari byinshi bazitira mu buzima bwabo bwa buri munsi bituma batagera ku iterambere rirambye. Kugira ngo ubyumve neza, reba ukuntu urubyiruko rw'iyi minsi uburyo rushaka ibinezeza by'akanya gato kurusha uko rushaka iterambere ry'ejo hazaza. Ikindi, ubona ko rumwe mu rubyiruko rw'iki gihe rushaka gukira vuba rudakoze, abandi nabo ukabona ko bugarijwe n'ikintu cyo kwigereranya n'abandi, cyane cyane ibyo babona ku mbuga nkoranyambaga. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingeso zigeze kuri 6 urubyiruko rugomba kwirinda kugira ngo rwubake ubuzima bufite intego n'iterambere rirambye. Murakaza neza, ngiye kubategura akanabagezaho. Nitwa Ernest. Ingeso ya mbere umuntu w'urubyiruko agomba kwirinda ni ukwirinda kubaho adafite intego. Niba uri umusore cyangwa umukobwa ukaba nta ntego ufite mu buzima bwawe, uba umeze nk'umuntu ubyuka ariko atazi aho agana. Ugasanga uri umuntu w'umujeni ariko ubuzima ubayemo nta mahame cyangwa utuntu duto duto ugenda ushyira mu bikorwa tuzarema ibintu bikomeye. Ibi bituma igihe kigenda gishyira buhoro buhoro ariko nta kintu gifatika wubatse mu buzima. Niyo mpamvu ugomba gutangira uyu munsi ukishyiriraho intego, niyo yaba nto, ukiga n'uburyo ugomba kugenda uyishyira mu bikorwa gake gake. Bizatuma hari iterambere ryisumbuyeho ubasha kugeraho. Ingeso ya kabiri ni ukwirinda kwigereranya. Iyi minsi tugezemo urubyiruko rwinshi rumara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga rureba ubuzima bw'abandi babayemo, narwo rukumva ko rwakwigana ubwo buzima, kandi uba usanga nka 80% ubwo buzima abandi bari kumurika atari ubwabo babamo mu buzima busanzwe. Iki ni cya gihe uzabona nk'umuntu muziranye wenda umaranye nk'umwaka mutabonana, ukamubona nko kuri Facebook yapostinze ifoto ari mu modoka, wenda ari nawe uyitwaye, kandi iyo modoka ugasanga atari n'iyiwe. Ibyo wabibona ukumva ko nawe wagatunze iyo modoka, bigatangira kukubuza ibyishimo n'umutuzo muri wowe, kumva ko nawe iyo modoka ugomba kuyitunga. Ibyo rero si ibintu byiza, kuko ikintu cyo kwigereranya gituma utabasha gukurikirana ibyawe, gituma utita ku ntego zawe, gituma n'umuhamagaro wawe utabasha kuwitaho. Tangira rero wite ku byawe, koresha imbaraga zawe mu bikureba kandi biri mu bushobozi bwawe. Ingeso ya gatatu ugomba guhagarika niba uri urubyiruko ni ukwirinda gukunda ibinezeza cyane. Niba witegereza ubuzima urubyiruko rwinshi rushaka kubamo iyi minsi mu buzima bwo kwinezeza by'igihe gito. Ibyo kuba wabwira nk'umuntu w'umusore ati gabanya ibintu bituma wishimisha cyane kuko bigutwarira umwanya n'amafaranga, we azabona ko uri kumubuza umudendezo we kuko byamaze kumubata. Yumve ko kubihagarika kuri we bidashoboka. Aha ni hahandi umuntu ufite akazi keza kamuhemba umushahara mwiza ugaragara, ariko uwo mushahara ugashyirira mu gusohokana na bagenzi be, iraha rya hato na hato n'ibindi binezeza bituma yishima uwo mwanya, akumva yuko nta bundi buzima. Kuri we nawe yanavuga ati reka njye fata amafaranga make kuri wa mushahara mpembwa buri kwezi njye mbanzanya zigame, asigaye mba ariyo njya kwishimishamo. Ariko usanga benshi batabitekereza. Rero niba uri urubyiruko wumva ko ushaka ejo heza hazaza, gabanya ibigushimisha cyane, nunabijyamo ubikore mu rugero, wirinde gusesaguriramo amafaranga yose ubonye. Ingeso ya kane ugomba guhagarika ni ukwirinda gutakaza igihe. Igihe ni kimwe mu bintu by'ingenzi umuntu afite, ariko nuko usanga hari urubyiruko rudakoresha igihe cyarwo neza mu bifite akamaro, ahubwo rukagitakaza mu bindi bintu bitari ingenzi. Uzabona ko ikintu kiri gutwara igihe cy'abantu benshi ni social media. Umuntu agafata umunsi wose, icyumweru cyose, ukwezi kugashira ari kuri social media scrollinga areba ibyo abandi bashyizeho, kandi akenshi ugasanga atari n'ibintu ari bukuremo ikintu cy'ingirakamaro. Si naho honyine, usanga hari ibintu byinshi bitwara igihe cy'abantu. Bamwe na bamwe ugasanga birirwa baryamye kandi nta mpamvu ifatika ituma baryama. Abandi bari gutakaza igihe bafana iby'abandi batari bukuremo n'inyungu, kandi si turi kujyamo idutegeka yuko utagomba kuba umufana cyane, ahubwo ugomba no kuba umukinnyi. Rero niba uri umuntu ushaka iterambere ry'ejo hazaza, gabanya gukoresha igihe cyawe mu bintu bidatuma utera imbere, ahubwo ugikoresha mu bigufitiye akamaro, kuko nudakoresha igihe cyawe ukiri muto cyo kizagukoresha ushaje. Ingeso ya gatanu ni ukwirinda kugendana n'abantu batakubaka. Aha iyo tuvuga abantu batakubaka ni za nshuti navuga ko ari mbi zinjira mu buzima bwawe, zimwe twaranazibonye muri video yatambutse. Iki ni ikintu kiri kwangiza iterambere ry'abantu benshi, cyane cyane urubyiruko, aho usanga umusore cyangwa umukobwa ashobora kwisanga afite nk'abantu benshi yita ko ari inshuti ze, ariko izo nshuti bakaba bahujwe n'ibintu bidafite akamaro, nko gusohokana bagamije kwidagadura mu ngeso mbi n'ibindi bitandukanye. Ibi rero ntabwo ari byo nk'umuntu w'urubyiruko ushaka iterambere ry'ejo hazaza,
abo bantu bameze gutyo gabanya umubano nabo, ahubwo ushake ba bandi bagukoza, abo nakwita abamenta, batuma wumva neza kurushaho, bizatuma unatera imbere, bityo bikubaka ejo hawe heza. Ingeso ya gatandatu rero nasorezaho ni ukwirinda amadeni no kubaho ubuzima buhenze cyane. Muri kino gihe ubona ko hari abantu bumva ko bagomba kubaho neza, bagasa neza, kandi ubona ko ubushobozi bafite butabibemerera. Urugero hano ugasanga umuntu w'umusore ashoje kwiga kaminuza, agize amahirwe ahise abona akazi kamuhemba umushahara mwiza wamutunga ukwezi kose, ataramara n'umwaka mu kazi agatangira kurarikira imodoka nziza yo kuzajya agendamo agiye mu kazi, kandi agamije gusa neza, kwemeza abantu, mbega ubona yuko ashaka kubaho ubuzima buryoshye. Icyo gihe urumva yuko umushahara we niba ataramara n'umwaka mu kazi ntabwo azaba abonye ubushobozi bwo kugura ya modoka. We iturufu ya mbere azahita akoresha, azumva yuko agomba kujya gufata ideni kugira ngo abone ya modoka. Yiyumvishe yuko iryo deni rizamufata n'imyaka myinshi kugira ngo aryishyure. Ikindi, yiyumvishe ko iyo modoka izajya ifata n'igice cy'umushahara abona buri kwezi cyo kuyisipendingaho, kuko iyo modoka izakenera lisansi, izakenera isuku, izakenera n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe azumva yuko ikizaba kiri imbere muri we nuko azaba ashishikajwe no gusa neza mu bandi, mbega yumva yuko yishimiye ubwo buzima. Ariko uko byakagenda kose, nyuma y'igihe azabona ko ibyo yakoze yibeshye. Rero niba nawe uri urubyiruko wumva ko ushaka iterambere ry'ejo hazaza, baho bigendanye n'ubushobozi bwawe, wirinde kumva ko uko byakagenda kose ugomba gusa neza mu bandi. Yego, simvuze ngo ureke gusa neza cyangwa kugaragara neza, kuko ni byiza biranaryoha, nta n'umuntu utabyifuza, ariko banza ubihe umurongo. Wirinde kumva ko wafata n'amadeni azagusaza kwishyura kugira ngo ugaragare neza, ahubwo ubeho ubuzima buringaniye. Ngizo rero ingeso zigeze kuri 6 ndetse nabateguriye umuntu wese, cyane cyane urubyiruko, agomba kwirinda gukora. Wakoze cyane wakurikiye kino kiganiro. Niba kino kiganiro hari icyo kigufashije, kora subscribe, like, share na comment. Duhure mu bindi biganiro.